ubuzima tubaho buragoye kandi uko bugenda gucya nuko bwira burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro Agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ni igitabo cyiswe ngo uburyo wakurura amafaranga, cyanditswe n'umwanditsi Bwana Joseph Murphy. Ni igitabo kitwigisha ndetse wafata nk'umuyoboro mwiza w'uburyo wazana ndetse ukagwiza amafaranga n'ubukungu mu buzima bwawe ubudacogora. Wifuza amafaranga, mbwira niba wifuza kuzagira buri kimwe muri ubu buzima. Igira hino twiga amasomo 8 wakwigira muri iki gitabo. Turi mu mwanya w'agatabo. Isomo rya mbere, banzuzikane ko ibitekerezo byawe ko ari byo birema ubuzima bwawe ndetse n'ibyubamo cyangwa se ucamo. Ni iby'ingenzi cyane kwihingamo ibitekerezo byiza no kwiremamo ibitekerezo by'intsinzi, kandi ukibuka ko mu bwonko nta mafaranga arimo biragoye ko wayabona. Ihingemo ibitekerezo bizima. Isomo rya kabiri, kubona ndetse no kumenya no kwibona mu bukungu ushaka kuzageraho bigufasha gushira ku murongo ubwonko bwawe ndetse no gukurura amahirwe yose ashoboka akugeza ku byo ushaka. Urugero, niba wifuza kuzagira imodoka 10 mu rugo rwawe, nibura jya wibona utembera muri zo mu mihanda ya Kigali. Ndabizi bizashyika ubigereho. Koresha imvugo zigushyigikira mu buzima bwawe ndetse n'ibyo ushaka kugeraho. Imvugo nka ndi umutsinzi, nzabigeraho, ndetse imvugo nka amafaranga yisanga iwanjye, mbese nkurura ubukungu cyangwa se amafaranga bitangoye, nkurura ubukire. Ni ibintu bizagufasha kwishyira ku murongo buri uko utaye umurongo mu rugendo watangiye. Zirikana ko ibitekerezo byiza byonyine bitagira icyo bimara nta gikorwa kibiherekeza wakoze. Fata iya mbere ugerageze amahirwe yose akwerekeza ku ntego zawe z'amafaranga. Urutekereza ibitekerezo bishya kandi fata riske wateye imibare cyangwa se watereye imibare. Ntukishore mu bintu utakoze imibare. Ese bizunguka bizagenda bite? Witeguye kugera kure bingana iki? Bizagufasha no kudata umwanya. Gerageza wishimira amafaranga n'ubukungu wagezeho ufite mu buzima bwawe. Ibi bizanagufasha gukingura urugi ku migisha yindi iba yibitse, bityo uzagira amafaranga menshi. Utishimira ibyo wagezeho biragoye ko wamenya intambwe umaze gutera. Menya neza kandi wivane mu myizerere igukumira kugira amafaranga ndetse uyisimbuze imyizerere igushyigikira kuzagera cyangwa se kuzagira ku byo wifuza mu buzima bwawe. Ngo amafaranga yarabuze, iyo ni imwe muri iyo myizerere mibi. Nibura ahubwo gerageza ureme ikintu uzajya uyakuramo. Akazi niyo kaba gatanga make gake bizaza. Ikindi, ubukungu ndetse no kugira amafaranga bisaba igihe kandi bisaba imbaraga no guhozaho. Hoza umutima ku ntego zawe kandi wizerere mu gutera imbere. Process ibintu ni gake kandi wibuke ko inyungu zitaza buri gihe, ako kanya bisaba igihe. Isomo rya nyuma, gutanga ndetse no gusangira bimwe mu byo wagezeho n'abandi bizana imigisha kandi bitera imbaraga wo nyiri amafaranga. Kuba hari abungukira mu bukungu bwawe uko bwabungana kose. Amasomo 8 twize uyu munsi usabaga cyangwa se bisaba cyangwa se asaba guhozaho ndetse no kudacika intege. Uyinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi guhera uyu munsi byagufasha gukurura ndetse no kubona neza ubukungu ndetse n'ubukire wifuza muri ubu buzima. Igitabo cyitwa uburyo wakurura amafaranga, How to Attract Money by Joseph Murphy. Agatabo wareba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshya nk'iyi ngiyi. Mugisha, uzace kubutaha.